kuki usigaye uziranye n'abazungu se ntabwo ari ibintu birenze uzi ko ushaka kuzarongorwa n'umuzungu nyamara ni indege nawe ngaho mbwira komeza Cinshwa ni njye uri bubanze Cinshwa kandi nawe arimo aravuga ngo n'uri bubanze Cinshwa aravuze ngo mwavuganye hanze ko ari buri bubanze ni njyewe uri bubanze Ira hariho rwose nawe bayumvise uzi ko uheruka kera udafite amaguru angana gutya nawe ntugakabye ariko usibye ko ibyo ntabwo byabura kubera ko ntabwo nyuma mu Bugesera urabyumva nsigaye mba mu mujyi wa Kigali ni sawa cyane nanjye ndaho dore ahantu nsigaye nituye urebye ndabibona ni ukuri usigaye ufite urugo rushima Imana ufite mu nzu nziza irimo amarangeti hasi bagize ngo kariya kavuye ko mu mujyi wa Kigali ugira ngo buri umuntu ntageraho n'amatwi agapfa ubu utangiye gusa naho ntekereza umujyi wa Kigali kugira ngo byo kubamo si haso buriya nta kintu ufite cyo gukora mu mujyi wa Kigali tayarubwe yanakunaniye yewe rwose kugira ngo mfate icyemezo cyo kuza hano nkumva byari bigeze kure rwose nawe ubundi se natari se uranashaka ariko wabimo wagiye umbabarira warahiriwe urashaka ariko twe biracyagoranye ntabwo ndashaka urumva ndacyashakisha uracyashakisha urashaka amafaranga se cyangwa urashaka umugabo ndacyashaka amafaranga ni ukuri kayaga tugira ngo abasore buriya nibo batinda kuva mu busore ariko buriya n'abakobwa namwe ntimugishaka gushaka se ubuzima buracyagoranye urabizi kera wenda umubyeyi yaguhaga 8 bikagita ariko ubu ngubu 8 wawe usigaye ari ukwiga ibyo wize ukabikoresha rero ni muri ubwo buryo urumva natinzemo ariko sibyo ko ntaranatinda da imyaka iracyari bibisi dore harabura ibiri oya nta kibazo shaka amafaranga ariko ushaka n'umugabo umugabo azaza kuko iki atazaza kandi nzaba mfite icyo mfite nanjye urabizi ko nari naratinze kurongora ariko aho ndongore urabona ko ese umaze kugira abana bangahe sugira ngo buri Imana yaguhaye burya nteguhata koze ufite n'ibintu byo kubaho rwose ndumva uramaze kugira 7 abana n'umugisha wa 8 madamu twe n'umva ko rwose numva subangutse cyane barugura abantu no kuri pe ndageze ariko se kutarusanzwe nsura noneho byagenze gute ariko bimaze ko nsigaye musura bikaba igitangaza we twarabushuti uburyo uje rwose urabizi wowe nk'isakaramento abizi kubera akazi ko mu mujyi guhiga uca hirya no hino urumva biba bigoye rero muri no weekend nabuze kubera iki ntajya gusura Habimana ariko hari n'ibindi bintu nifuza kuba nagusaba turabiganira ndabizi ko bitari bunaniranye nta kibazo se kugira ngo hari ikinanira babiri urange nawe kuba turi kumwe kugira ngo hari icyatunanira ntabwo byananira kuko no kubona kera twari inshuti za hafi usibye ko yaje kugenda gutyo wese agacukwe bikarangira ushatse njye nanjye ko na kera ahubwo tuzanashakana ukagira umugore ntabwo byakunze gusa tunatinze muri no minsi urabizi ko mu Rwanda hagiye kubuza irushanwa mpuzamahanga nandi kurira kuri televiziyo hariya rakomeye ahubwo ndakurahiye uzi ko byankumbuje gusubira i Kigali buriya nsigaye mfite furate urabagize ngo no gupfa ugira ngo ibintu byo kwiruka ujya mu mujyi ngo uri kureba amagare ugira ngo biracyagezweho oya
ngewe nkitega umumotari angejeje ku gipangu cyawe nkaguhamagara ukambwira ngo aho niho wahageze nahise ngira gutya cyane rwose nabuze uti rwose Habimana pe ni ukuvuga ngo isi nayimuriye hano ibintu byose ndakurikirana mu gihugu ibintu byose mbese ubuzima bwagenze neza rwose niyo mpamvu utakimbona ku muhanda nirirwa mbungera n'ibiki byose reka usigaye ufite n'ibintu biguhugije ariko twatangiye nkubwira ku bintu bijyanye n'amarushanwa y'amagare rwabibwiye rwose rero bino mu bintu biri kubigenza urabyumva muri ino minsi nsigaye nkorera mu mujyi mfite umushuti wanjye bita Carlos w'umuzungu nawe usigaye uziranye n'abazungu se ntabwo ari ibintu birenze uzi ko ushaka kuzarongorwa n'umuzungu nyamara ni indege nawe ngaho mbwira komeza ntabwo ari ibintu birenze gusa ni umushuti wanjye nawe akorana nyine agiye gukorana n'abo bantu bazaza gukina uwo mukino w'amagare yari yanyatse ko namushakira amagare agera kuri 50 akodesha hose ko nta magare ngira kandi ntabwo ari ibijyanye no kuri bumwe amagare ngize ubwoba da niko ndi kwanza nyine kuba nabikuganirizaho nabikubwira urabyumva bwo yambwiye ko namushakira byibuze amagare 50 nanga kumuhakanira direct ndamubwira tuzavugana nibuka ko mfite umushuti wanjye bita Habimana ndavuga why not nimba akanya nafite amafaranga yo kuba nashaka ayo magare kweki ntakwegera byibuze ukanguriza miliyoni 3 miliyoni 3 wahaye amafaranga si menshi koko ayo bana rwose ayo mafaranga si ubwo ni menshi we ukuri kw'Imana waba ucucuye pe ntabwo nawe asuga umugabo ungana gutya rero gusiga ukuntu usigaye ungana biratangaje hoya nsigaye naragiye mu kantu k'akajimu urabona ko hari kuzaho akantu umugore wawe umva wongera umuhe undi kugira rwose urabona ko ubuzima ari bwiza ariko rero uretse gato urabona aya mafaranga ni menshi rwose ntabwo napfa kuyabona amafaranga ntabwo ari menshi pe amafaranga ntabwo ari menshi ukurikije n'ukuntu twahoze turi inshuti aya mafaranga ntabwo ari menshi kandi urabyumva ntabwo erega nawe afitemo inyungu nimba yarambwiye ko nzamushakira amagare 50 igare rimwe akajya arinyishyura 40 ku munsi kandi urabizi amashanwa narangira ntabwo abazungu bazahita basubira mu bihugu byabo urumva bazakomeza banatembere yego birumvikana ahubwo se ayo mafaranga yanjye uzanayungukira amafaranga ni menshi rwose ntabwo byabura urumva nawe ufitemo akanyungu kandi nanjye mfitemo inyungu urabona igiye kuguha miliyoni 2 ariko nizere ko rwose itariki wampaye ariko Habima ubu uracyashidikanyaho koko wowe inguriza amafaranga urebe ngo turarya ibiciro byo muri UCI oya ndabizi ko rihari ariko nawe upfa kubinyangamugayo rwose urabizi ntabwo nagutenguha mu bintu nakora yaguha rwose miliyoni 228 birangira nizere ko bose ntazaguhamagara oya ntabwo uzamuhamagara humura si ubwo igihe urabizi kuva na kera twarabashuti ntabwo nagutenguha rwose ntabwo nagutenguha humura mbikora ariko miliyoni 2 sereko yawe urakoze cyane dore message isigera urakoze ariko rwose nizere ko mana rwose ntazaguhamagara humura ntabwo nzagutenguha kandi murakoze rero n'ubundi ngiye kwanza no guca kuri wa mushuti wacu nawe mumusuhuze umva ndimo ndanagenda gusa ndagushimiye cyane inshuti nziza nta kibazo genda urebane n'uwo muzungu wawe ariko rwose mana sinzaguhamagare pe alo ariko se ubu koko wowe itariki twavuganye ubu ni ukuvuga ko itariki utarayibuka ariko ngewe sinzi njye naguhaye amafaranga ngo nkubwira ati tutazabika uranyizeza urambwira ati amafaranga uzahita uyanyoherereza none 28 ko zageze ko amarushanwa yarangiye y'igare ubwo ngubwo noneho urambwira iki kintu rwose ibyo bintu byo kumbwira ngo wagiye mu mihango nta hantu bihure n'irushanwa ry'amagare nimba waragiye mu mihango ni ibisanzwe
ako umva ibyo byo kuvuga ngo Fadja ari ikibuno ntabwo ngibyo by'ikibuno aribyo nakubwiye rwose mbabara unyohereza amafaranga yanjye ibyo bya Fadja ari ikibuno imihango n'ahantu bihuriye n'ibyo wambwiye ko ngomba kuguguriza amafaranga ngo ukagenda ukagura amagare ngo yo kuzajyana ngo mwirushanwe ga noneho rero gira vuba wongereho mu rugo rwose ndagukeneye mu rugo nizere ko uje kumpa amafaranga yanjye rwose Imana rwose turuka tuza pe amafaranga ntabwo ari byabuze ko nkese wowe tuvuganye gahunda ntabwo ari byabuze kwahira rwose amafaranga nizere ko yazanye erega niyo nakwishyura mu buryo bw'amafaranga nakwishyura no mu bundi uretse gatoya uza duhurira hano ko twagiranye ibiganiro tugahana ibihango oya buretse kunkoraho rwose mbabarira amafaranga yanjye ntarayabona nkunkoreho erega nakwishyura no mu bundi buryo butari amafaranga iyo upfa kunyishyura ndakwishyura njyewe urabizi ko twavuganye nakubwira ko 28 ugomba kunzanira amafaranga nawe urabinyizeza ninza aho nguhamagara tuvugana nawe tegira ngo umereze amafaranga yanjye rwose amafaranga ndayagwa we humura amafaranga nagabuze niyo ntayaguha nanazana kwishyura no mu byiciro ariko amafaranga kandi narakubwiye ngo uzanayungukire kuyungukira se ntabwo ari ikibazo hano we cururuka utuze tuganire sibyo ibintu bijye mu buryo ariko njyewe icyo nshaka ni uko unyishyura siko bimeze yego naho ibindi bintu uri kumbwira ntabwo nkeneye kubyumva tugeze ku itariki zingahe twavuganye ku kigo nyine tugeze ku itariki zingahe tugeze ku itariki 5 gaho nyumvira twaravuganye kuri 28 ukwezi kwararenze kurengaho n'indi minsi amafaranga yanjye ikiyafite ubu bizi isaha none yamaze no kugira n'inyuma none se ufite gutuza tukaganira ibintu bikajya mu buryo none se ubwo uri kuvuga wawe uri tuza tuganire ubufaranga urarubona nutanarubona ndakwishyura mu bundi buryo usubira ubona ndi umukobwa mubi nyine kuba utari mubi ntabwo uri mubi ntabwo uri rwose ndabibona wagize wandebye bazi reba ukuntu warakaye nyine narakaye isura nabwiye ngo amafaranga ntabwo ari ikibazo ikindi reka ubona ndi umukobwa mubi ntabwo uri mubi ariko nawe rwose nawe uba wishe gahunda yanjye rwose tuba twahanye ntabwo nayica humura rega nanjye ndi hano kugawe ntabwo ndi hano kugira ngo murakaze sibyo ntabwo nabikora humura amafaranga uzayabona kandi biri vuba rwose ariko se uretse gatoya uri kunjijisha amafaranga nzayabona mu buhe buryo kari cyo kintu nshaka kugira ngo nakubajije urabona ko umukobwa mubi rwose uri na mwiza pe ndi kubibona nasumva nta bundi buryo mfite bwo kwishyura bwaba ari ubwo ndi gutekereza se ubwo utekereje nibwo gusa buriya buryo bwo ntibufite ikiguzi umuntu sinzi nimba bwagura kiriya kiguzi bwo burenze na kiriya kiguzi ariko nubwo turi butigane n'ideni ahubwo ari wowe kuki pasima kabisa nako kwitamo saka kabisa karahagije we ntacyo bukampaye nako kabe kagabanya ideni karaba kagabanya ideni kugira ngo n'ibindi tuze kubireba yahumura wowe nta kibazo tubizoze ko ari tubizo ngaho oya ntabwo kamfashe nawe mpaye nkako kuri telefone ariko wibuka ko ideni undi mari ryinshi bisaba kujya ugenda urigabanya kuko ntabwo warigabanya umunsi ngo uzarimare rwose bisaba kujya ugenda urigabanya reba abundi se ariko rero ntabwo iri deni nta nubwo wanaryishyura umunsi ngo rirangire
ubu byakunda. Nanjye nabwiye ngo bigire ikibazo ufite nomero yanjye nanjye mfite iyawe uzampamagara tugenda upanga. Aka kanya rero ubu turi hano madamu ntabwo ahari. Ese burya madamu wawe nta n'uhari? Ntawe uhari ubu ngubu ndi jyenyine ndi furi kabisa. Ideni rimwe urabura igabanyijeho. Oya rwose ugira ikibazo ngiriga naje niteguye. Ubwo n'ikindi gihe ntabwo gutyo kuzageza igihe ideni ugize gute? Uriviriye. Ati mu bintu by'amadeni nanjye nicyo cyanzanye kukwishyura. Ako nizere ko n'ejo bundi Nabwiye ngo turi abantu bakuru. Iki cyo tuzahamagarira. Yego. Mpamagaye se kandi we ninde magara? Aho rero urabona ko ubu inshuti yanjye yarimo amagaye igiye kuza kundeba. Buriya ufite n'umushuti uje kugusura? Ndamufite w'umujama wanjye. Mwavuganye se kubwira ko ageze? Araje mu kanya gato ahubwo tugire vuba vuba kugira ngo asange nyine pastor. Oya nta kibazo rwose. Undi tuhita tugenda rwose. Ni hao. Aragusuje nyine. Urambwiye ngo ndi igicucu kandi mugiye no kunyica. Reka ahubwo yishimiye kukubona nyine ngo muri inshuti bisanzwe yaragukumbuye. Mwihale cyane. Oh my god, numvijwe uravuze. Avuze gutya. Avuze ati ko muri inshuti ntabwo wamuteza icyumba nyine nkaba ari we mbanza. Twihwa. Nari narabikubwiye rega njyewe ndi igikundwa bose. Ariko se murazira? Ndi igikundwa bose. Murazira? Turaziranye cyane. Arambwira noneho ngo agiye kwitaba mugenzi we ugiye kumuvunjishiriza mu mayuwani. Ubundi nawe arabizi ko ndi mu bihe byiza. Nari nabikubwiye. Ugumye aho ndaje. Nari nabikubwiye reka. Wowe ubuteka amatwi bwawe uzageza hehe? None se guhe mwamenyanye gute ko urabizi byabereye hano ibyacunda urabizi ukuntu twabigize? Nyine ndabyumva. Njye nari ndi kwishyuriza amafaranga yanjye agiye kuyanyishyura nawe uburaje. Ndetse ndabizi niba kuri mu mwenda. Rwose mwana ntabwo ibyo bintu. None se ngo bimeze bite? Wewe mbwira bimeze bite? Ubu namugurije amafaranga yanga kuyanyishyura none nagiye kuyanyishyura nyine nagiye ku nawe uhituza usubira uko kumureba. Ese ari ikibazo kibirimo? Nta kibazo n'undi turi inshuti reka dusangire. Ninde ubanza se? Ninde ubanza? Okay. Ndabanza. Oya reka mbanza. Oya ndabanza. Ugenda ariko umva mana yanjye mbwira. Ariko nzi ko ari urubanza. Njyita umva ngiwe ndabanza rwose. Ntabwo niteguye ko turi mu nawe ntabwo mbabarira. Ariko se tubihanze tuvugana gutyo. Shinjwa. Ni njye uri bubanza. Shinjwa. Kandi nawe arimo aravuga ngo n'uri bubanza. Shinjwa. Aravuze ngo mwabivuganye hanze ko ari buri bubanza. Ni njyewe uri bubanza. Shinjwa.